Wiriwe neza aho uherereye hose, yaba hepfo aho mu majyepfo cyangwa se hano ruguru mu majyaruguru, uburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, mumeze mute? Ni Ira TV Rwanda of course, ndi Mr Muhanzi, ndi mugabo w'indekwe Regis, niko ababyeyi banyise, ndi ndahangarwa nyabuneka, ndi intore cyane kandi ndi umunyarwanda. Ikaze rero ku munsi w'ubwigenge tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi, nkwifurize umunsi mwiza w'ubwigenge, ariko nanone nkwifurize intangiro nziza z'ukwezi. Iyi ni evening talk show, tuba tugaruka mu makuru y'imyidagaduro atandukanye, abayiriwe hirya no hino, ariko nandi nayo abashobora kuba amwaracikanywe kabisa, nayo mba ngomba guhita updatinga. Ni Ira TV Rwanda, wakanze subscribe ni sawa cyane, warasharinze se, wampaye comment se, okay ni sawa cyane, ndagushimiye rero. Ngaho wowe uri hanze y'u Rwanda diaspora, tumenyane nyaboneka, followinga kuri Instagram nitwa Mr Muhanzi kane, Ira Regis kuri Instagram na warahari cyane. Asigaye dukomeza tubane makuru y'imyidagaduro kuri screen zanyu, mwamaje kuba mubona amafoto meza cyane. Ni ifoto rero irimo iragaragaramo cyane chairman umukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi, ariko kandi haragaragaramo abakobwa beza cyane, abategarugori beza cyane kabisa, bambaye baberewe ku ngofero za military n'umwenda wa uniform wa RDF, Rwanda Defense Force. Hepfo yaho gato irabona imyambaro y'umweru n'umukara, ni APL FC. Tuba twabikoze neza cyane, haruguru abasirikare, hepfo abakinyi bakina mu ikipe ya gisirikare. Bona aba designer bacu badafite ubwenge se. Hafi yaho hari ishimwe Dorcas, ni mwitsinda Vestine and Dorcas, murabazi cyane mukuramya no guhimbaza Imana. Hakurya gato irahabona Eddy Kenzo guturuka Uganda, ndetse na Minister Nyamutolo Fiona. Hepfo yaho gatoya urahabona umugabo mwiza cyane kabisa, n'umunyamakuru wa Kiss FM yitwa Cyuzuzo n'umwana we, bameze neza cyane. Ayose ni amakuru nkuzaniye, urumva bimeze bite wowe? Uyu munsi wawe wagenze gute? Nge wagenze neza cyane kabisa, na nimbo ndakurikirana match ya APL FC ndetse n'ikipe ya polisi. Uyu munsi wari umunsi w'ubwigenge. Kuri screen ngira ngo urahabona nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ariko kandi urahabona imbere ye neza perezida wa kafu, birumvikana yitwa Amopesa. Uyu rero akaba ari bamwe mu bafatanyije kabisa, abafana bari benshi, ewana ingabo z'u Rwanda zari zaje gushyigikira ikipe yabo ya APL ndetse na polisi, kandi murababona abafana ngabo kuri vuvuzera n'ibikombe. DJ Sonia nawe yarahari cyane kabisa, muramubona n'umukobwa mwiza. Stade Amahoro yari cyayisa neza ku rwego utabyumvaho. Ewana wari umukino wiswe inauguration, urabona nyakubahwa hariya mu kibuga bafungura neza cyane, bameze neza, bari biteguye gutangiza umupira. Match yahuje ikipe ya PLFC ndetse na polisi. Munota wa 13 nibwo habonetse igitego gitsinzwe na Mugisha Jabel. Ewana mukinyi wa PLFC kabisa yese avuga ati munota wa 13 igice cya mbere ngomba guhita mbanagama gatego. Umupira warangiye ari ubusa ku busa, nta kipe nimwe yigeze ibona ikarita y'umutuku, habonetsemo amakarita make cyane kabisa, nabwo yaraye umuhondo yonyine. Bigaragara ko ari umukino n'ubundi wari w'amahoro, wari wo kwitahira Stade Amahoro, igikorwa cyiza, igikorwa remezo kigezweho hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Umuyobozi wa FIFA akaba yabwenya ko perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ati ndagushimiye kabisa, iyi ni stade imwe mu zikomeye hano ku isi, kandi akaba ariyo stade iri imwe muri stade za mbere kabisa
wowe se iyo urebye stade Amahoro ubona imeze nk'iye stade hano muri Afrika cyangwa se ku isi hose? Tubwire muri comment. Ila TV Rwanda, ngende Mr Muhanzi, ikiganiro ni Evening Talk Show. Twikomereje kandi n'amakuru yacu, ndakubwira ko uwitwa Ishimwe Vestine kabisa, muramyi wanyu kabisa, muramubona amafoto meza akeye neza, yasoje secondaire. Ewana, murabona ko n'abakobwa bakeye, usibye ko bafite umuhogo hameze neza, hasohora amajwi aramya kanahimbaza Imana, na IQ yawe cyangwa ubwenge bwo mu ishuri nabwo buri hejuru, kuko uyu ni Ishimwe Vestine wamaje kubasoza amashuri ye yisumbuye. Nibyo rero naba nkubwiye ko kabisa witwa M Irene arimo arabiserebura nawe, kuko n'umwe mu bana areberera cyane ko bari muri MI Entertainment. Twikomereze kabisa, turihuta uyu munsi nta kubatindira. Kuri screen zanyu ngira ngo murabonaho witwa Eddy Kenzo ari kumwe n'uwitwa Nyamutolo Fiona. Uyu ni minisitiri hariya muri Uganda, nyaboneka ashinzwe ibicuruzwa birimo nk'amabuye y'agaciro n'ibijyanye na petroli. Amafoto meza aryoheye ijisho kabisa. Witwa Fiona Nyamutoro yaramufasha mujyana mu cyaro cya hariya kwa Nyamutoro, arangije amwereka ababyeyi, aravuga ati niwe mugabo ugomba kumbera umugabo, cyane ko ngo bari baranabyaranye n'umwana n'ubundi imbere yaho, ngo bajyaga babyitarutse. Nyamutoro rero yargiye kabisa yerekana uyu Eddy Kenzo, arangije Eddy Kenzo nawe avuga ati bungiye kuguterera ivi, ewana kubita igipfukamizo hasi, amwambika impeta y'urudashira. Nyamutoro nawe anyarukira kuri X maze aravuga ati uyu niwe mugabo, akaba n'inshuti yanjye iruta abandi bagabo bose ku isi. Urumva umutoma wowe? Ureke bantuza baba babeshya abantu ngo naba best ubwo nibyo. Twikomereze rero, urumva ko ni sawa cyane kabisa. Uyu munsi mbafitiye udukuru tugiye tunyuranyuramo ukuntu, twihuta mu kuntu, nta mpamvu yo kubatindira. Evening Talk Show, yeah. No kuvuga ngo rero uwitwa Cyuzuzo n'umunyamakuru wa radio imwe hano ikomeye mu mujyi wa Kigali, murabimuzi kuri Kiss FM. Uyu rero ebana afite umubebe wabo, barimo baramusibirira isabukuru ye. Amafoto akeye aryoshye kabisa, bateruye n'umubebe wabo, babaseka bafite akamwenyu kazira imbereka. Nyaboneka mwige guseka neza, kabisa, biba biryoshye. Rero Cyuzuzo akaba ari umwe mu banyamakuru bakunzwe, mvuze ko bakunzwe rwose, ntimwantera amabuye, kuko na radio akoraho ikunzwe na benshi, nubwo bajya bagira gutya bati yaba abandi wenda bagira uko babigenze bageze mu gikoni, ariko urabona ko kabisa bararyoshye. Ni sawa rero, na makuru abakomeje kugenda trending kuri social media platform zabo. Yitwa Ken Keshati, uyu muramuzi cyane, no muraperi mu njyana ya trap cyangwa se drill nk'uko benshi babyita. Uyu rero arategura gushyira hanze album kabisa, murabona ko recordinga muri studio. Bimwe yaje kubagarukaho mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyacu Ila TV, adutangariza ko agiye gushyira album hanze, gusa yagize ibanga. Turakomeza tubashakira amakuru yacu, cyangwa se tugomba kubashakira, natwe turi intasirega mu myidagaduro. Narabwiye ngo imyidagaduro mu yidushinge. Yeah. Si ibyo gusa rero, amakuru mugomba kuyadushinga birumvikana, imyidagaduro mugomba kuba muyitubaza. You can cash out rero, umwe mu bantu batajya bagaragara muri aya mabifu y'abantu batandukanye, ngo sinzi ngo byavuye byagiye aho ya rwose, agajya akunda kubigaragaramo habe namba. Ikindi wamenya nuko Ken Keshati nta mabifu ajyamo, ngira ngo muramuzi no mujama, ubona ko ari sociable, ariko nanone ari pose, ari pose mu mutwe kabisa.
birumvikana rero uwitwa Ken Kesha tumwitegure album ye nyuma yuko n'uwundi mugenzi we witwa Kevin amaje kuba ashyira hanze Semana yitwa Semana. urumva ko n'uyu Ken Kesha atagiye gushyira hanze ubwo na Bushare twitegeye azashyira hanze ko twumva asaba trapish batuziye. Ni ngombwa twikomereze na evening talk show. Kinyusi melody cyangwa blues melody na Nopuja rero buriya ngo badukinnye akantu ntago mwari mubizi. Uyo mugabo Nduwimana Jean Paul yaje kuba aganira na kimwe mu kinyamakuru gikorera hano mu Rwanda cyandika maze aravuga ngo buriya ibintu byose muba mubona we na blues melody ngo nta rwango, country record na 155 nta rwango, ahubwo ngo bari gushyushya ngo imyidagaduro niba yarakonje nibyo ntazi. Wewe wanditse muri comment ubwire wa imyidagaduro y'u Rwanda yarakonje ku buryo abagabo babiri aribo baje kuyishyushyara, utubwire muri comment. Uyu rero Nopuja akaba ari nawe CEO cyangwa se nyiri country record yaje kuba avuga ko rwose ngo n'umwe mu bantu b'inshuti zikomeye cyane na blues melody ndetse na element kuko ngafata element nk'umwana we buriya, ariko nyine abari udukino baba bari kudukina. Element umugabo ungana kuri ufite amafaranga angana kuriya umwana wa Nopuja gute? Yego wenda niwe wamuzamuye, akuru mfite nuko ngo element buriya atigeze yiga umuziki ahubwo witwa Nopuja ndetse n'uwitwa blues melody na Bow Pro ngo nibo bamufashije kumenya umuziki, ndetse ngo Nopuja we yamushakiye n'amahugurwa muri Nigeria. Rero wamugane ko yavuga ko ari umwana we ntago nabipinga cyane, usaba harimo n'agatwiko. Uwitwa rero Nopuja yakomeje avuga ko rwose ngo icyitwa urwango hagati na blues melody cyangwa se country record na 155 benshi bazi ko ngo ruhara, ariko wapi ngo ntarwo. Akenshi na kenshi ngo babikora bari gushyushya imyidagaduro. Ubwo wasanga na Yago wiponda ati hariya itabagwe nawe ejo bundi azaza agatubwira ati rega hagati yanjye na Dabiju nta rwango ruhari, ati ntarwo. Wazaza bagatubwira ngo bashyushyaga imyidagaduro. Ese wowe nyibwirira muri comment witwa Yago Pondati na Dabiju rwango ubundi ubona ruhari cyangwa no kwitwikira bisanzwe? Twaje kubamenyerega abanyarwanda twamenye ubwenge. Witwa The Ben ariko nawe arimo arashyirwa mu majwi ko buriya ngo afite ikibazo gikomeye cyane ku ndirimbo Kitoko yisore yitwa Thank You Kagame, yaje kuba afata akayisubiramo, ariko ngo uburyo yayisubiyemo kuri X cyangwa Twitter baje kuba bamubwira bati uramenye iyi ndirimbo ntabwo ari Amin Love wagomba gusubiramo, ukayisubiramo wagira ngo ni urukundo, ugomba kuyisubiramo nk'indirimbo yamamaza chairman wa FPR Inkotanyi. Barimo baramutera amabuye kabisa bavuga bati indirimbo yayisubiyemo nibyo, yanayirimbye neza nibyo, ariko ati melody wakoresheje iratuje cyane wagira ngo ni nka ya ndirimbo ya King James yitwa Igitekerezo. Sawa cyane, ubwo niba nawe wayumvishe ubwo uraza kuba utubwira muri comment ese koko indirimbo The Ben yasubiyemo ya Kitoko burya yasubiyemo wabufasha ute, wabwakiriye ute? Ariko kandi nyaboneka udufollowing kuri Instagram, udufollowing kuri TikTok, udufollowing kuri Facebook, ila Allegis kuri Instagram lahari, Mr Muhanzi kane kuri Instagram ndahari, kuri TikTok naho ndahari Mr Muhanzi. Nyaboneka wanatwe hano kuri YouTube uduha ibitekerezo, sharing nyaboneka ikiganiro nk'iki cyo cyatuvurnye kugitegura. Iyo rero mutagisharinze biratubabaza, ibaze ko njya no kubivuga
avugishwa kubera ko mbona mutabikora ku rwego ruri hejuru. Ni sawa cyane, ariko mwe mutureba kandi mwamaje gukanda subscribe, ni byiza cyane. Umuryango w'abantu ibihumbi birenga 100 aba ari byinshi cyane. Agaciro mwaduhaye natwe ntabwo tugomba kubatenguha. Mu myidagaduro, mu bidushinge, yaba siporo, imyidagaduro, interview, turahari cyane n'ibindi byinshi tubahishiye. Mugomba kuba munyiteguye kuboza bikurikira. Mukomeze murebe Evening Talk Show. Nari Mr. Muhanzi, ndi mugabo w'indekwe Regis, ndi intore cyane, ndi ndahangarwa, ndi umunyarwanda, ariko kandi nyaboneka ndi Mr. Future, ndi Mr. Talented. Imana ikomeze ibane nawe. Niba urwaye, Imana igukize, ariko kandi niba utameze neza nabwo Imana ikwegere. Niba utabonye ifunguro, Imana igufasha uribone. Niba usengera visa ushaka kujya hanze, Imana igufasha uzayibone. Ubwo nugerayo nyine bikaba bibi, ntabwo ari njye uzaba ukujyanye. Aba diaspora tumenyane, ariko ngo aba diaspora ngo mwaje kuvumbura ngo abanyafrika amafaranga yanyu ngo turayarya, none ngo mwaratwanze. Mutwandikire kuri Instagram nyaboneka, tujye tubaha amakuru. Niba tubakorera ibyiza namwe muturebe icyoroshye. Yes, ni Evening Talk Show akagaruka rero. Ni sawa cyane, ngiye mbaye ngusezeyo nkwifurije ukwezi gushya, ibyiza byinshi. Kwezi kwa karindwi kuzaguhire, uzakurye wa mugani ntikuzakurye. Umunsi w'ubwigenge wo ku itariki ya mbere, ukomeze wigenge muri byose. Imana nayo uyirageze kandi nayo ikugenge.